ugusugo ngo gibyo urabona narahure ariko reka mubaze Godfrey erega we nuko utaba mu Rwanda ubu mu Rwanda haracyari umuntu watekereza gufata umuntu ngo akira kakabido kugenda unyanyagiza utwika ha mu Rwanda oya biriya byo nyine abari ibisazi gusa ariko njye mani nayago nyine mba nshaka kumwumva ku ruhande rumwe kubera ko nago biba byoroshye ariko namwe nawe arakabye none ibintu bidafitiye gihamya ibintu bidafite ibintu utajya muri ariko murambibaza kubera iki mutareka mwirukana ngo twagase niwe wamuzanye ase ndamwirukana niwe wamuzanye iyi pano ni yanjye si wowe wamuzanye ndamwirukana se ntabwo usubise wowe wa muntu ngo ari kubeshyera ari kwanduriza izina kubera iki mutabareka yego nibyo nyine nshaka kubaza oya ngomba kumusubiza kuri we nugaruka uzagende kuri ribu na unishinga niba ari ukwishinganisha kumvikane rero kumvikane aho ngaho nawe bawe 616 urimo kumva wabaye impuguke kuva ryari sabiriza uve muri ibi bintu by'abasitari ntabara kureba ndabwana commutinga anyways DJ ibintu bya bibora bireka wa mugani reka dusabire ndetse tugasamba twene bakava muri ibi bintu reka nawe ufasha akaje nk'akantu zagatanya ceceka gapfi urumva mwaje gufata pano dusabirize musaba makoyine wetesha karame hanyuma sabiriza Banyarwanda kazi ndabasabirije ni mubabarire mume mana nje ni umuntu utajya ubabarira mu buzima bwanjye umuntu uba hatababarira nago amagift yanjye namuhaye niyo nicuza ubu nayamuhereye ikiko akose wambabariye akose uricuza ngahe wo namuhaye amagift angana uricuza ngahe ngo rirayakwishyura namuhaye none ayanjye none urayanyishyura nayo ihangana ubu se riri ko bamukozemo indirimbo ikabi Tesha oya ariko riri nawe duha amahoro Tesha arubwo se yago yari yavuga nabi riri pupe ariko riraba ari kwigira ibiki yaravuze ngo abo mama se niriri yavugaga njye nacetse ko ahubwo ari kuvuga wenda ngo mwajane no ko ari we yaje numvaga ari kuvuga Brian na Tesha muri aba mama se niba batuye muri Spain ubwo ni banyumvishana batuye yavuze batuye muri Spain kwa cyenda cyangwa mu kwa munani shiri DJ Brian azagera Canada ryari sinzi igihe azahatorekerera nanjye hanyuma rero umva mubwire munamunyibukirize yuko nabonye visa ya USA mubimumbwirire ariko se uri kumudutuma wagiye kumwibwirira kabwirwa inkuru mbi nawe inkuru mbi nabirwa nuko wabwira kutazapfa Brian winteranya batavuga ngo nishyuye ndagusomye Brian akabi nawe kajya nawe rero riri mwese ndabiyamye aruza batabizo kugapipi uziko ibirayirwa yibwishwa ngo mwabyana mumukingirire kira cyana ko nanye nyitumiye ahubwo yago ngenda mukunda no kurisha yago reka ngwe n'ubutumwa hano sasa mujye mureka uburyarya kandi mukomeje ndabona mwanzi ibyari byanzanye no byara amakuru ndabona mukomeje mwakomeje kugira ikiganiro thank you Jackie my love kumpereza link nimurangiza uko mwanze kubireka ariko yaragukonye kabisa yago yaragukonye reka ujye umutinyo wowe ujye umutinyo mwanze kubigira Brian nawe pe Brian yarambaze ariko umva we Brian imamagara bamubwire wimamagara Brian se ariho uragahamagarwa n'urukiko umva ngo usobanurire urimo kumva nibyo mwese mushaka ariko ntabyo muzabona ntabwo niri narimwe ariko se wazibanya yarakubagagwe yarakwemeje satani reka nze nkubwire we Brian ayiwe gukomana yanjye nurese ntuzi tumuka umva nkubwire uravuma shawusha ntabwo nurese iki ngiki kiri kumvugiramo ari gushaka kuvugisha nyirabuja umva Brian ntabwo igihe cyose utarafata umwanya ngo umenye ngo dufata n'uburyo nkuramo ibintu byanjye ibintu byawe Imana
uracyafite urugendo rurerure uzongera ujye gukoresha sajari ubugira kabiri. Oya yago yarakubagago yakwita satani fada aragushinja kandi waracicitse agomba guceceka nyine nuko ibyo wavugaga ari ukuri. Ibyo avuga ni ukuri. Ni ubwo nyine ni ukuri. Uzaza gusukemo intanga za satani ko wanyemereye kumba ubwo nzaza nzikumere mu byarakana ka satani. Wapi mani naga abantu bazajya birirwa bicara ku mazina y'umuntu ngaceceka kuwa kabiri nzamusa. Reka mubwire ikintu ugomba gusobanukirwa ni kimwe. Urimo kunyumva? Sinzamwubahuka ko nge namenye Imana narakishijwe ariko nta mana ufite muri wowe. Ikintu umuntu witwa umva Brian uzajya usubiza mu kinyabupfura rega n'Imana yibonye umutima wawe wera mani ra ku blessing. Sande Justin ndakwiyamye bwa mbere n'ubwa nyuma ngo nge nakundaga yago nge mukunda nkande nge namuga kugira waki wambo irafite umugabo mwiza sheri wanjye afite umugabo we Justin nge wambo we Brian umugabo mfite kuna class urabise nge najya gufata imbobo ariko so uyu nguyu rero uyu nguyu nawe mwacitse ko akamazina yanyu wenda ibyo yagiye yavuga kuri ngewe rero ibintu arimo aravuga Sande rimwe Sande Mbabwire Brian Sande gatatu oya mumbabare mvuge ntago njya mvuga Sande ntuzongere na rimwe Sande ngo nimumva ngo riri yakundaga ngiye mukunda nkambi ndagaruka nimugaruka mu makoni muraza kumbwira ngaruke sibyo wagiye ariko uri gusezera ndetse oya mumbabare muceceke no kandi ndakubaga Brian muceceke gato ndagukona ntabwo njya mvuga imbere genda ajya kuri live yawe Sande wa master we singene yawe gatumbi Godfather nawe gatumbi mwaretse rirakavuga nagutumburukiramo Godfather n'agasuzuguro mumbabarire mvuge urashaka guturagurika Godfather mureke riravuga ino nirayivuye mwese nabamanura ngo wagira ute Sande uvuze ibintu nk'ibyo uragira gute riri Sande yaranditse ngo Banyarwandakazi naje gusabiriza ndabona bidakunda akose azandika ahantu genda gahambe tumbuka gaceza njyewe ndi umugore uri wajya gukora live zawe ko uhora ukora live ese Brian mwacecetse rirakavuga ariko se wamatinya we kugereza kuza bari ndanze uretse gato kiri kunyuka na ngo kiri gusabiriza cyonyine ninde muntu uri mu ngana nk'ibyo bankanze so ngamba n'unyukana kagenda Brian ngende umugore w'umugabo Brian ai Godfather kukiri ku ngaho sigara ukanoga karwa amaso kaje ako Godfather nkubi urimo urafata pano yariruka yishimuta ukanga kavuga wacecetse kivuga muri kumosha riri bari kukosha riri ngwamagare kangahe Godfather yigize bamenya Godfather wigize nkaho wagira ngo nawe hari umuntu uri Imana wowe wagiye gukora live Brian ntunyurire manzu rwane n'urwuriho ndarwana n'urwo ndoshe ndarwo ndoshe wanjye manzu rwane n'urwuriho uze kunyitubaza oya wigize nkaho wagira ngo hari umuntu nta muntu gusenga sheri umva nkubwire Brian Sande ariko semana mwaretse tukiyumvira riri koko mwaretse wankora usibye kugenda ugakora ayo live yawe ugakora bikarangirira mu live ariko se nkaya masi wakora iki wamacuwe wabanje ukarwana n'urwuri urwo ndiho n'uruhezo ariko uzi ko ibihano byavumwe ma wowe nta kivume kikurenze shut the fuck up nta kivume kikurenze uranibera amabyi wabanje ukikorera imisaruro ntabwo ndi bugutuke kuko njyewe ntabwo sindanga gutukana nawe ariko waretse kunyikorera nta muntu n'umwe uranga ugusenga waje uruzi rwashanga rufata life live ntabwo ari iya sosiya ariko se hano bigenze bite wamana ndi kuri live yari ripana ngo ndi kuri pano kumyutiza bwa nyuma so riri urimo kumva ntacyo numvamo ngabari umbwire Sande this motherfucker get out here stupid nta na kimwe urandebera indaya wakivume we wakumbuka hano akusiko abantu bakumenyera kweri ntabwo njyewe ndi mugenzi wanyu abantu mwese muri hano ariko si ubwo yafashwe n'ibiki ndamugirana ntabwo I'm not mugenzi wanyu wowe wafashwe n'ibiki ariko se mana izi TikTok live zibamo abadayimoni wamana
bantu banje twagiye riri byajaguye twagiye riri baraje bakwiciye pano urumva uzanye kino gishuba ziko kikwiciye pano nakubuje wanga kumva oya Godfather oya ariko nta yishe ahubwo Sande niwe wanditse muri comment ya no bakuri sari byasabye kumenya urutinganye ruraje rukwicira pano bantu banje twagiye DJ ari imanukiye DJ arashumitse ari imanukiye uri kumutuma abantu wahamye hamwe cyangwa ukajya kurega mu nkiko niba uri kurengana niba kiri kurengana kubera kitajya mu nkiko ndi kubabaza kubera iki atajya mu nkiko mugende mumubwire kabwirwe inkuru mbi reka abantu bari kuza bagatanga ubuhamya depression zarufashe zarwishe rurimo kuzanga kuza kumwariraho je sinjya mfata Saidi Godfather ntabwo ngende netre mfite uko nzadiringa nayo ku giti cyanjye ureke kuza kwihisha mu izina ryanjye mu gahambi yago nzadiringa nawe ku giti cyanjye ngewe nawe nakubwiye ngo utabura cyaka uravuze kubwiye ngo utabura oya ntabyo guta mbonye biri kuza gake urimo kumva wanyanze yago mfite uko urenda kwanze mfite uko nzadiringa nawe nzarangiza ibintu byanjye nawe ku giti cye urukumva rero bifite uko bijya kuza kwinjira mu mwamvuri nzi gutandukanya amasaka n'urukumbi urimo kumva urakongera kwimenera bro urumva none nshaka kuvuga manzu hangane none se bariya baroke ntabwo ngenge kujajinga urimo kumva depression irazi ikagikurura why don't you facing ubwo wikoreye abatanga bamya bari kuza barenze umwe kirahanga kiri kubwanuka kiri kuvuga basta zikamye buriya ntabwo ari uko bikora ntabwo ari uko bikora njyewe nagufashemo bro nagufashemo umunsi uzanshaka uzambwire ngo go ahead ibyo nzagukorera uzabibona ibyo nzagukorera wabibona for your information nturi hano sindi kukureba kankubwire ko nkurwaye mbikubwiye nonaha ndakurwaye niba utari unabizi ubimenye ndakurwaye ya ntabyo wari uzi se bimenye kabisa ndakurwaye for long time kabisa piyo ni kabyihorere bro you have no idea ndakurwaye ariko ntabwo ngenda mpubuka I go slowly kandi impamvu urayizi wowe urabizi cyane nuza Canada uzinigure so kubona ntabwo urabizi uramudamu ari wiki why don't you keep quiet niba uzakora live kwa kabiri ukarega urabizi uyu muda ntabwo uramudamu agira control uramudamu uri kumusunikira muri zo hambwe wamuretse warangiza ukaza kunshotora ntunshotere kuko ndamutse mbumbuye fayiro yawe bitandukanye na birabyo bari kuza kwakizinga kuriya so please ibintu byabitwara gake Godfather sinjya nataka umuntu Godfather njyewe iyo maze umwaka ibintu biba expired ejo bundi narakumvishe feedback zawe na comment zawe narazumvishe
tegereza ntabwo njya nsubiza kuri social media ntabwo njya nsubiza kuri social media Bria social media mpavugira nk'umuhango iyo ngiye gukora ikintu manza kureba inyungu zirimo n'impamvu niyo mpamvu mbireka bigacira nkabiruka bikarangira tuzanyita ki ko ntabikubwiye Bria koko so babarira oya reka nceceke reka ndwanye kamere ntavuga igihe kitari icyanyacyo gusa umutima n'amahoro urabizi sawa Thank you. naho kudasubiza yago nabikoze mbishaka nanze kumuha icyo ashaka yashaka ngo umusubize ndaceceka ntabwo byari ngombwa sometimes silence irasubiza nabikoze ubwende abantu bazi ko kugenda hari ukajya gusubiza ukavuza indi ariko kugira abanyarwandakazi munkurikiye Briane ibyo nkubwiye urabizi wari ugiye gutuma ntoboka igihe kitari icyanyacyo ariko Imana iramfashije mbashije kwifata ariko please tuzakora ikosa ryo kwataka Godfather abanyarwandakazi uko muri kubireba ndabashishikariza space mfise ejo bundi ku cyumweru aho nzahostinga Lieutenant Kano Karera ntabwo inzira wowe ibyo wivugisha ngo ntabwo ugura inzira ntabwo ukeneye kugura inzira nzayigucira iyo uguze inzira uzayikwerekeza iyo umuntu aguciriye inzira agenda agutemera akwerekera agenda atema ikigunda agukatira inzira akwerekeza niwe ugena inzira unyuramo ntugura inzira tegereza utumye umenya icyo ntekereza mu gihe kitari icyanyacyo umprovotse igihe kitari icyanyacyo ariko igihe cyari nacyo ntacyo bintwaye Brian ugende nuva muri dushe ugende wiyambura imyenda wirebe usubize ubwenge ku gihe urebe you will think twice niba ufite umutima nama uraza kureba ubu mborotse ntisabiye gift aha